A rude person ni umuntu uvuga nabi cyangwa se witwara nabi, ni umuntu muri make w'umunyagasuzuguro. Boastful person ni umuntu ukunda kwirata cyangwa se ni umuntu wirata. Kind person ni umuntu wita ku bantu cyangwa se ufasha abantu, muri make ni umuntu w'umugwaneza. Then stubborn person ni umuntu w'umufungamutwe bikomeye kuba yakumva. Then humble person ni umuntu wicisha bugufi. So twabakoreye website ijye kujya bafasha kwiga icyongereza. So link ushobora kuyibona hano kuri TikTok cyangwa se ukayibona hano kuri YouTube channel yacu. Iyi website ifite ibyumba bine. Icyumba cya mbere ni speech to speech AI cyangwa se speech AI. Aha niho ushobora kuganira n'umwenerurimi. Kuri ba bantu bageze kuri level gutangira kuvuga, ushobora kuza hano ugaganira n'umwenerurimi kwimenyereza kuvugana n'abazungu. Tukagira AI chat hano ushobora kubibaza ikibazo icyo ari cyo cyose ushaka, atari ikibazo kirekeranye n'icyongereza gusa, n'ikindi kibazo cyose ushaka ushobora kuyibaza. Ikindi website ifite dictionnaire, hari ukuntu umuntu agenda agahura n'ijambo akibaza se iri jambo turisoma gute, bikagucanga. Ushobora gukoresha dictionnaire wiga kurisoma. Ikindi dictionnaire igufasha n'ibindi bintu byinshi tuzababwira muri video twitegura gushira kuri YouTube channel yacu. Ikindi dufite quizzes room, aha niho tujye kujya dushira ama quizzes yose tuzajya dutegura, akaba ari naho mujye gusanga iyi quiz mujye gukora. Nimba uri kuri YouTube jya hano muri comment section uratubonamo link uyikandeho, then irahita kujyana aho uri bukorere quiz. Iyo quiz ifitanye n'isano n'ibi tumaze kwiga. Ushaka kumenya neza uburyo iyi website yacu ikoramo, wanyandikira in the box. Thank you for watching.